Katujye tubaza abafana baretse gato tubaza abafana gusomana habamo ikihe kibazo gusomana n'umuntu wari we wese uhuye n'umuntu ukamusoma ku munwa uhuye n'undi muntu ukamusoma ikibazo kirimo niki ubwo reka twigire nk'abazungu tureka ko twigire nk'abazungu ikibazo kirimo niki kuki uhura n'umuntu cyangwa kuki abakobwa mwebwe abakobwa umukobwa musomana mukumva nta kibazo kuki umuhungu yagusomye bumva ari ikibazo Yes, nongeye kubifuriza ibihe byiza mwese bakunzi ba Star Galaxy TV narababwiye tuzajya tugenda dutembera turebe n'ahandi hantu ko biba bigiye byifashe uyu munsi rero natembereye ku bakinnyi bakomeye cyane navuga ko bagiye bamenyekana mu mafilme atandukanye uyu munsi nibo nasuye ngiye kugenda mbaganiriza nyine mumenye byinshi bitandukanye mumenye amakuru menshi ajyanye nabo hanyuma bari imbere yanjye n'ubundi natangira ngohereza ikaze muraho neza twa CIALA uwo ni CIALA turi kumwe ariko ku rundi ruhande turi kumwe n'undi mutipe tugwaye ikaze nawe kuri Star Galaxy TV makoze cyane wenda reka duhere kuri CIALA bimeze bite ni sawa bimeze neza ugiye gutangira nyine wibwira abaduteza amatwi ubundi CIALA ni muntu ki CIALA ni umukinnyi w'urugo rwanjye umuntu iyo yumvise CIALA mu buzima busanzwe ubundi CIALA uretse kuba yakina filime mu buzima busanzwe CIALA ni muntu ki CIALA mu buzima busanzwe ni umukobwa ukora make-up CIALA n'akandi kazi kabonetse nagakora umaze imyaka ingahe ukina filime ngahera 3 ku bwawe ubona gukina filime hano mu Rwanda cyangwa se industry ya cinema ni ibintu byagutunga uri nk'umukinnyi ubishyizeho umutima byagutunga gusa ariko none bitewe n'ukuntu cinema nyarwanda ntabwo ikiri hasi nta nubwo yari yagira hejuru ku rwego rw'uko wakicara ikagutunga 100%, ariko wenda uko bizajya bigenda biza gake gake wenda hagiye kizagera idutunge wicare nyine uva ati aka niko kazi kanjye ka buri munsi, ariko aho bigeze ubu ngubu ntago bavuga ngo uragakora uricare wumve yuko ari byo bintu byonyine byagutunga. Wenda ku ruhande rwawe uri kumwe na mugenzi wawe n'ubundi Xavier, reka nawe mpiteye mubaza iki kibazo tugitwarire hamwe. Xavier, ku rwawe ruhande urabona cinema cyangwa se gukina filime ni ibintu ubona byagutunga hano mu Rwanda uramutse ari byo ukora byonyine? Kugeza ubu mu magambo make oya mu magambo make kubera yuko ntago babyita gukira, ntago biragira imbaraga cyane ku buryo ushobora kuvuga ngo urakora cinema gusa nk'umukinnyi ariko umwacteur wenyine ngo ari ukwactinga gusa. Ushobora kwactinga cinema cyangwa film ari yawe ari wewe ugicururiza, wenda aho ngaho byagutunga aramutse ari yawe unayikinamo, ariko uri umwacteur gusa biragoye kuvuga ko yagutunga uri umwacteur gusa, kuko ntago biragira imbaraga cyane ku buryo wavuga ngo noneho byongeye ku bantu like dufite nk'abantu muri cinema b'abapapa bafite imiryango, ntago cinema nyarwanda wavuga ngo birakwishyura umwana ishuri, gutungira umugore, mbese ikore imirimo like nk'iyi utundi yakora dukora. Xavier, wenda aho nkahita nibaza umaze imyaka ingahe muri cinema? Inshuti yanjye nyatari kweri uravye njye myinshi inshuti yanjye cyokoza wenda hari kera twakoraga like gufata kamera kwa kunda abana bafite nk'amakamera muri rw'iwabo, ari nk'abana b'abakire mwatunze na kamera. Oya buretse sigato ko wibuse cyane umva mugafata mugashutinga cyangwa umuntu nge ndumva nge imbere ya kamera gutya neza byari muri 2014 kwa Muni. Yes, Muni urebye ni Muni yazamuye izina ryanjye Muni. Bivuze ko niho watangiriye gukina kwa Muni? Oya arabizi nawe Muni yasobanura ko hari izindi filime wakinye. Twari izindi twakinye mu nkeya, ariko hari nyinshi ntago zamenyekanye, ariko inkeya nizo zamenyekanye. Twatangiye kera
gutangira hirya iyo ngiyo. CIALA kuva utangiye gukina niki kintu ubona nk'imbogamizi zawe cyawe nyine kiza ukahita ubona kikubereye imbogamizi mu gukina muri sinema se njye ntacyo kuko ndabikunda mbikora mbikunze nta kintu mbonamo nk'imbogamizi kwambwiye ko kirimo nk'imbogamizi ni uko sinema yacu sinema nyarwanda idatera imbere niyo mbogamizi irimo niki wishimira kuva wagera muri sinema ahubwo se niki ntishimira mbaye ntabyishimira nakabaye narabiretse ntabwo naba mbiha umwanya wanjye ariko mbiha umwanya bivuze ngo niyo mpamvu nyine ukibirimo cyane. Xavier wowe niki cyakugoye ukigera muri sinema? Nta kintu kigoye kirimo ubundi ukunda ikintu nta kintu kikugora nta bintu bigoye birimo mu kwactinga muri make nta kigoye kirimo ubundi iyo wishyizemo gukina ibyo bakubwira bikina so iyo wumvise ko hari ikintu utari bukine birakugora. Hari ikibazo tujya twibaza ariko tukakibaza ahanini kuri side y'abahungu sibyo? Uramutse uri umuhungu uri umuseribateri? Yego. Okay, uri umuseribateri sibyo? Uramutse ugiye kuzana umugore wakemera kuzana umukobwa ukina muri sinema? Yego. Impamvu byibajije nuko tuvuga ngo we like ushobora kuvuga ngo umukobwa ukina muri sinema buriya ashobora kuba yabaryamana n'abo bantu bakinana cyangwa ibintu akina like wenda bamuhaye role ari gusomana n'undi mutipe bamuhaye role aryamanye n'umutipe bikagutera ifuhe muri wowe nyine ukumva umutima wawe uhagaze ariko nawe nk'umuntu uba muri sinema ubizi neza ko ibyo bintu ubizi ukuri kwabyo ntabwo byakubuza gushaka umuntu wo muri sinema twebwe kubera tuzi ariko aho ni mu gihe nyine wenda udakina sinema ubureka waruzi yuko ushobora kubukina wajya guteta umwana akabyanga ukina sinema lore wenda hari lore runaka baba baraguhaye wajya guteta umwana akabyanga bitewe n'ibyo yabonye muri filime zikanyina ari ibyanyabyo niyo mpamvu niyo mpamvu rero wakishimira gushaka umugore mukora akazi kamwe actually icyo yashaka kuvuga tuvuge kuri side yanjye ntaba muri sinema nicyo nashaka kuvuga ntaba muri sinema rwose ngubwiza ukuri ntaba muri sinema ntago nashaka umukobwa wo muri sinema kuko abantu bari hanze ya sinema ibintu baba ishusho babona ntago shaka bihabanye n'ibibamo nyine bawumva ati ya mukobwa ni ikirara siyara ntago sirahirwa asomana na Xavier ntago buriya nyine no mu buzima busanzwe yabikorera n'ubuze busanzwe banyine babumva yuko ariko nk'ubu ngubu hari abantu bazi ko mu buzima busanzwe wirwariye sida oya tuve no kuganuka sida biga kontaho cyane si ngombwa bazi ko ndindaye bazi cyangwa bazi ko ndwaye sida kubera izo roro ukina akayigora ushobora guteza batereka Xavier ntabwo bijya bikubongamira nyine kumva wenda nk'izo message nkuko wenda nari nkubajije nk'icyo kibazo ngo wakemera nyine kuba washaka umugore ukina muri sinema nyamara wowe utayikinamo kumva izo message wenda ngo Xavier arwaye sida ntabwo ibyo message bije nyine bya kwafata ngewe ikintu nzi neza nuko iyo umuntu ampaye role bakamwa ati Xavier Steven ugiye gukina witwa Xavier uzakina uri indaya uzageraho urware sida uzahagaragara nk'umuntu umuhehese ukunda abakobwa benshi cyane nyine nanjye ntacyo mu mintanekeza mu mutwe wanjye hanze aha bazabifata gute eske famille yanjye izabifata gute uguhita utangira gutekereza ba bantu bawe yo hafi ukuntu bazabifata ugatekereza no ku mbaga nyamwinshi cyangwa society iyo ubyemeye bo wemeye za riske zose zizaza cyangwa bya bintu byose bizaza ngewe ku bwanjye ibyo nagiye gukina cyose mba nemeye ko nabo hanze nibagaruka babimbwira nta kintu nzaba mbyitaye kuko nzaba nemeye kubikora kuko mbizi neza yuko bizangaruka tuhura nabyo mu mihanda uhura n'umuntu akavuga ati bo muhungu wavuye muri biriya bicecuru barabacecuru bazagutera indwara barabacecuru bazagutwanduza amasida aturacyari muto ibyo bintu byose nyine iyo wamaze kwemera iyo role ubizi neza yuko uzagenda ntago uzagenda mu gihugu cyawe ntago uzaba like ahantu hawe wenyine uzahura n'aba bantu bareba bya bintu ukina kandi ikindi ugomba kwishyiramo kari message uri gutanga niyo ushyiramo kari ibintu uri gukina biraho umuntu akabikubwira bizakubangamira twe dutanga message ntago ibyo dukina ntago ariko kuri kuba kuriho ntago nyege byabimbangana. Okay nuko bimeze wenda CIALA reka nkubaza akabazo gatoya nanone kamatsiko hari abantu benshi bakibaza kwinjira muri sinema cyangwa se no kwinjira mu kazi kose muri iyi minsi ngira ngo urabizi uri umukobwa cyangwa se no kwamamara ni ibintu bigoye ujya kwinjira muri sinema ntago yigeze uhura no kwakwa nyine icyo nakwita happiness reka mbyite iryo zina vuga imbwa mu mazina yazo ntago bigeze bakwaka rutwa y'itsina
hari aho byagiye biba ariko ntago numva yuko umubiri wanjye nawe usimbuza ibyo bintu nyine bwo babishakaga narabirekaga warabibimye akora so ujye ubihera ko n'ubundi ukemeje tukagicaye uri kumva ntago izo challenge ntago zijya zibura ku mukobwa kandi nawe urabiza aba director benshi hariho no kubwati ngwintume ndagushira muri projet yanjye ntanabikore ubundi se uretse mu rugo rwanjye ni yihe yindi film ukinamo mukazizi imboni y'urukundo muri izo zose nta nimwe wigeze uhuramo n'icyo kintu se cyiza ngo kikugonga kandi mubwira ngo ababikeneraga ko bigenda gutyo narabyangaga nkemera nka canceling izo projet zabo okay Xavier icyo kintu ariko wewe wemera ko kibaho yego bibaho naho bitabereka sibyo no muri cinema no mu tuzi dusanzwe bibamo ni hese bitawe like niba biba mu ma office niba biba mu ma office gute muri cinema bitabamo kandi cinema nono Yesu we mana mbega abana bameze beza ubu ngubu wamwumvishe nawe nakoresha nutangira ko je ninkoresha casting rero ncewe ninkoresha casting abantu banjye sibyo hazaza abakobwa beza bazi gukina n'uburi mwiza utazi gukina uzo oya kumpa byo muzagumana ibyanyu nanjye mfite ibyanyu ako kantu we ntago wakagira ko kuvuga ngo oya ntago ibyo bintu ari professional actually ntago ari professional umuntu wese uzi yuko akora casting agendeye ku bwiza cyangwa yakaruswa y'igitsina man ntago sinema yacu mamwishyira hasi kuko usanga sometimes urumva ihitamo umuntu udashoboye kubera yuko hari ibintu yaguhaye kabwete nzagoragoza mutwaze wenda bizacamo icyo gihe ikintu cyambere kiba cyapfuye script yawe hari igihe uyica bitewe nuko washyizemo umukinnyi udafitingamo neza kubera yuko hari ikintu yaguhaye kandi nawe ugomba kumukorera icyo wamwemereye ibyo bintu byica industry yacu ya cinema Hasman mwebwe nkunze kubabona nyine muri gukina ahantu hamwe nk'ubu ngubu mu rugo rwanjye nyine muri gukina ibintu bifite bituma muhura cyane sibyo ariko nkumva na message zindi z'abafana uzagiye no mu rugo rwanjye muri comment uzayibonamo bakibaza ese ko tubona CIALA akuzemo ukuntu aracyari na muto umwana w'imyaka 23 sorry ndayizi muri comment baba bari kuvuga ngo CIALA arakuze kandi aracyari umukobwa tuzanye umwana ni muto CIALA nta gahunda ufite yo gutakara mu magoze ese hari umuntu gahunda utayigira irakara usubiza neza iyo gahunda wenda irahari ni yavuba abafana niko baba babyibaza ibyo ngibyo biterwa n'Imana gahunda yo ifite ahubwo harabura umuntu ufite gahunda harabura ufite gahunda ngo nago twateshe Xavier washyushye sha ko yagize kinambwira genda mpora nshyushye shaka ko nshyushye gute njye mpora nshyushye kora ku mubiri wanjye urumva ko nshyushye sinzi gushyusha ahubwo uko ariko oye ubwo nyine bavuga ngo nawe nyine uzagenda murebe neza naho bafana nyine bavuga ngo ndagisomera imbere ya kamera namwumvishe urumva Xavier naho bakibaza uti se Xavier abasore abatipe b'iki gihe ko bari gusaza nyine bakiri ingaragu basige batinya inshingano oya waba waratinya inshingano nawe ntago twe dutinya inshingano hari ibintu abantu tuba tugomba kumenya ntago badata kuba barashatse bakiri bato cyangwa barakoze umuryango bakiri bato ari kubera yuko twe ko tudakora umuryango ariko tudashobora inshingano nk'izo bakoze kugeza ubu hari ibintu byinshi biragoye mu buzima birahenze niba ngewe Xavier kuri konti yanjye wenda nta mafaranga ariho bivugere ugiye kubeshya ngari hariho make gahe hariho ibiceri 500 sibyo tuvuge ko wenda hariho amafaranga like okay ntayo kugeza ubu konti yanjye iri video nta kintu mfiteho cyangwa nariho ntanyemerera no gukora dote cyangwa kujya gusaba uyu mukobwa ese kurambwira nzagenda mfata umwana w'abandi nje kumureba mu maso bizamutunga ese ko umwana tuzabya naga rukuzitinya ahubwo byumvikane ko ikibazo ni ikibazo cya mikoro yes amikoro baye make mu Rwanda nta musore muri Rwanda utinya inshingano twese turi intore turi n'inkotanyi kwanza ko ari n'abafite ayo mikoro tuvuga ariko byanze badashaka abo ngabo bafite ayo mikoro banze gushaka umwegereye ukamubaza nawe wasanga ari impamvu imutera akenshi baba barahuye na famiye
zibatusha mu mutwe yabo bakavuga ati ese nk'uwo ndamutse nkoze umuryango kamera nk'uwo nakuriyemo cyangwa kamera nk'uwo mu rugo ako ntayirunguruka ntayitinya itarungurutse siko ibyo yarungurutse birahagije kuko wumva ko yazi wawe bigatangira kuba like kabariho biryo agatangira guhatana nawe nk'uko se na nyina barirwaga bahatana man abantu bagira ibibazo byinshi bituma badafata inshinga so kuzitinya ikibazo cya Savio ubwo ndabyumva ni ibijyanye n'amikoro ubwo CIALA wenyine aravuga ko byaba ari ugutinya inshinga ba boss bacu batwishyura muri sinema bararongoye se batwishyura ko badashaka niko uvuze none boss CIALA boss mvuze ni wenda twihutisha tunagana ku musozo reka ninde mukinnyi muri filime ufata nka roromodo wawe hehe mu Rwanda nangize ngo ni mu rugo rwanjye wambaje mu Rwanda bakubwiye mu Rwanda ayambaza mu rugo wavuze mu Rwanda ushobora gusanga mu rugo rwawe no mu rugo rwawe ni mu Rwanda ariko nta kibazo se ugiye kumubita imbere ya kamera arahari se ntago yego ko mana yanjye arahari ninde roromodo wawe roromodo ntago ari ikintu cyo guhisha ntago ari boyfriend bakubajije nimba atari ibanga ntacyo wamuvuga nkunda ngiye abantu babiri nande bahavu n'intare y'ingori bivuze ko ni nabo roromodo wawe mu bantu bakuze mu rubyiruko nkunda umukobwa witwa Vanessa Savio wowe ninde nyine ufata nka roromodo wawe umukinnyi ureba ukavuga uti uyu nguyu ni icyitegererezo mu gihugu cy'u Rwanda CIALA ninde mu bagabo man nkunda kera tukiri abana cyangwa tukireba filime nyarwanda nakundaga umuntu bita Ngenzi none ariko ndacyamukunda man nkunda kuntu Ngenzi akina nuko nyine ambabariye kubivuga gutya yaradutengushye ntabwo natinya kubimubwira man Ngenzi ende stana ni ndaya nje ntabwo nyamba abantu ndaya Ngenzi mani Ngenzi nakuze mukunda mani nkunda none ukuntu acting ari seriye ari ukuntu yarakaraga nkabona ni nka mukuru wanjye mfite mukuru wanjye barakara kimwe so uwo niwe wa mbere nkunda ngera garuke muri modo naze rwose Ngenzi yongera atuyobore rwose atujye imbere tumukurikire ngaya nguko rero ngira ngo muha mwabyumvise wenda tugunagana ku musozo mwebwe buri wese nyine agiye kugena niyihe message wagenera abafana bawe CIALA ndabakunda pe ndabakunda kandi bakomeze badushyigikire kuko badahari ntacyo twe twakimarira turagushimiye cyane wakoze kubana natwe namwe ndabashimiye mwakoze cyane Savio wowe niyihe message wagenera abafana bawe nyine bahora bakureba buri munsi ikintu nabwira abafana banjye cyane cyane abafana bo mu rugo rwanjye ni ukuri kw'Imana nshuti zanjye ntago ndwaye SIDA ikindi nta nubwo ndi ndaya nko mubikeka mugabanye kuntuka muri comment ndabakunda ikindi kandi bakomeze badushyigikire mukomeze mubwire n'abandi bakore subscribe kuri Moon Galaxy TV and Moon and Star Galaxy ego bana yani sawa ni ihe Star Galaxy TV mukore subscribe ikindi kandi comment ziba zikenewe dukeneye comment zanyu guys kureba nimukore comment ngo tumenye niba hari icyo twahindura cyangwa se niba twakinye neza twakinye nabi kureba gusa mukagenda ntago ari byo tuba dukeneye na comment zanyu guys sibyo nibyo bitwereka niba twakoze neza twongera imbaraga cyangwa se ubwo rero Savio turagushimira nawe wakoze cyane kubana natwe murakoze namwe cyane murakoze cyane yes nizere ko rero mwanogewe n'iki kiganiro tubagejeje wabo n'abakinnyi bakina film hano mu Rwanda ngewe na Brice Mugwaneza reka duhure ubutaha n'ubundi mu kiganiro nk'iki ngiki peace